ukarira kubera emotion nziza cyangwa ibyago ariko mu gihe cyo kuvuga umuntu agushotoye uri nungunumaho si ngombwa ko umuntu wese reactinze ku kintu cyangwa ugira ikintu avuze ugomba kumusubiza. Hari possible collab na Diamond, hari nagira aba recorded Green, hari indirimbo twakoze buriya na Tough Gang, rest in peace, J Paul akiriho, collab yacu igomba gusohoka. So hari ibintu byinshi bigomba gusa ntabwo bisohoka mbere ya Capital One. To be honest, ntabwo byantunguye ko Meddy niwe muntu yari we na mbere yuko abivuga. Ugiye gukorana collab na Mbonyi numu arimba gospel kandi na Meddy asigarimba gospel. Icyo utakoranye na Meddy ukaba ugiye gukorana na Mbonyi cyangwa se abari gukorana na Meddy tega. Really? So reka nkwereke. First of all, what the Ben agaru umugome. The Ben agaru umugome, the Ben no ni just nk'abantu bose. Amaranga mutima yawe cyane. Ndayahisha? Ngurahisha cyane ubonye nk'uwamenye ikintu utekereza muri wowe. Ahubwo nibaza ko abantu bavuga ko ahubwo nkunda kuyagaragaza. Bamwe keretse yari muri afite wenda ukarira kubera emotion nziza cyangwa ibyago ariko mu gihe cyo kuvuga umuntu agushotoye uri nungunumaho. Si ngombwa ko umuntu wese reactinze ku kintu cyangwa ugira ikintu avuze ugomba kumusubiza. Nawe ushobora kujya ahantu nk'ababaranka kandi si ngombwa iteka ryose n'umunagu nakubangamira ugira icyo bivugaho. Si ngombwa. The Ben uherutse kwegukana igihembo muri East African Awards Entertainment byatangijwe muri Kenya ku ndirimbo ni Forever. Ni igihembo wakiriye ute ku izina rya The Ben cyane ko ari watwaye n'igihembo cy'umuhanzi mwiza muri diaspora umwaka wari wabanje ubukesha indirimbo Why ni The Ben ukira igihembo cyakiriye ute? Cyakiriye neza cyane. Cyakiriye neza cyane. Ira ndirimbo first of all yarantunguye ko n'indirimbo na twakoze mu Kinyarwanda gusa. Ndi mu by'ukuri twari twibaza ko tuyikoreye abantu bacu bo mu Rwanda nyuma y'imyaka myinshi n'imaze iminsi naso indirimbo. Nari nshatse kugaruka indirimbo abanyarwanda bamwe bacu nyine bamwe batugize abo turi bo. So I was shocked kumva ko yageze hariya gabwa n'icyo gihembo ndetse actually na n'ubu tuvugana muri Uganda iri twara neza. So yarantunguye. So nashimishijwe n'icyo gihembo cyane. Ufite igitaramo muri Capital One Arena muri Washington ariko hari collabo nyinshi ziri kuvugwa ko ushobora gusohora harimo ya Austin harimo ya Indirimbo hari n'amakuru yari kuri street avuga ko ushobora kufitanya collabo yindi na Diamond Platnumz. Iyo izo collabo zose ziri mu nzira even ya Bulldog n'iza Green P uraza kujya Capital One Arena umaze kudera indirimbo zingahe The Ben? Nzi kugiye vuga ngo urajya Capital One Arena wamaze kuzisohora. Izo collabo nk'uko zivuze ziri mu nzira. Mfite indirimbo Austin, hari possible collab na Diamond, hari nagira aba recorded. But ni ibiganiro twatanye ndetse bishobora kujya mu bikorwa very soon. Hari obviously Green, hari indirimbo twakoze buriya na Tough Gang, rest in peace, J Paul akiriho. See I'm that nigga. We haven't decided the name. Ndumva warayibyo. Ariko anyways, so hari ibintu byinshi bigomba gukorwa ndetse n'abantu uvuze nyawo Bulldog obviously collab yacu igomba gusohoka. So hari ibintu byinshi bigomba gusa ntabwo bisohoka mbere ya Capital One. Hanyuma The Ben hazabanza singo so nkuko nababwiye muri kino gihe tugiye gusohora indirimbo distribution zacu zabanza zigahura zikamenya what's right indirimbo nibanza niye twabanza iragurutyo. So ntabwo bicyoroshye nka mbere niyo mpamvu ubushize tugiye mu kwa gatanu ariko turi mu Muhanga. Mu gatanu ariko tukurimo so ku kwa gatanu ntabwo kwarenga singo ni collabo. Hashobora kubanza singo. Hanyuma The Ben hari amakuru avuga ko wowe bitewe nuko wabanye na Tough Gang wasupportinze hip hop industry by'umwihariko biciye mu ndirimbo yagiye Yihakana, Impamvu, Inkuba n'izindi, ukavuga uti hari amakuru avuga ko wowe wasabye ko haba igitaramo cyo kwibuka J Paul gikozwe na Tough Gang ariko nawe ugatanga support. Ayo makuru niyo ese byabigeze he? Amakuru ntabwo nyazi. Makuru igitaramo uzajya muri Amerika abantu bafite amakuru ko ngo akazi kari Melodie hanyuma nawe urimo watupiyaringiye byakemuze inzira bakugize bya cyangwa akazi byaje
ntabwo mbizi na receiving the email from the management team y'abari abantu ndayemera ntabwo mzi aho bahereye na gatoya murakoze cyane izajya kuyanjye ariko The Ben wa mugani abantu kugira ngo wenda babe kiriya mu mutwe bamwe bati Diamond gufata indirimbo ya The Ben iri bugeze izina rya The Ben kure indirimbo akayishyira kuri platform ze birakuza Diamond kurusha uko bikuza The Ben cyane yego na The Ben hari ibyo yungukiramo ariko ibyinshi biri kwa Diamond ko kubona nta gihombo byaguteye bijyanye naho wayageze nta gihombo byanteye nta gihombo byanteye bamwe batiyishyira kuri channel yawe byari koroha imibare yari kuzamuka cyane kandi indirimbo yageze kure nta gihombo byanteye nibaza ko ikurikira nayo nicyo gihe cyo kugira ngo ijye no ku channel yanjye ntabwo niba ugiye muri detail gusobanura uburyo ki nta gihombo byanteye ndetse cyangwa se ngaragaza avantages byagaragaje but nta gihombo byanteye to answer your question uko rumeze ntabwo no kubisigasha wakoze cyane komeza utsinde so madame kubipanga dushobora kuba twabikora mu minsi iri imbere garugaro of course kugenda Pamela Ramutse ahisemo mutura muri Amerika mukiki Amerika na tukajya kuhakura rimwe bavuga ngo akanyoni katagurutse but once you know iyo hageze ugira impact kugaruka mu rugo ugatanga bya bindi ufite ndetse naho ukahigira ibindi kuko naho habatera imbere cyane ikibazo kimwe cyane okay ugiye gukorana collabo na Mbonyi arimba gospel kandi na Meddy asigarimba gospel icyo utakoranye na Meddy ukaba ugiye gukorana na Mbonyi cyangwa se abari gukorana na Meddy tega really so reka nkwereke collabo n'ubundi nko collabo ni organic buriya ntabwo njye nkunda collabo cyane cyane mwapanze mugapanga mukazikora structure yazazo so mfite indirimbo zirenze zigeze muri 5 plus na Meddy za gospel twakoranye zisanzwe z'ubuzima busanzwe tuvuga zasohotse si nk'eshatu nimba ntibeshye cyangwa enye ndi i Kigali ndagira ngo na kaga acoustic twakoze muri studio so muri make icyo nshatse kuvuga collabo nk'izo cyangwa collabo yanjye na Mbonyi is one of my best friends so gukorana nawe biri organic ntago na structure tubigirira so ubwo Meddy nawe na management zakorana urakoze cyane so Meddy nawe niduhura ejo bundi ngena muri Texas who knows kandi dusa nk'abantu bagira values zimwe mu bijyanye n'indirimbo cyangwa se ibyo duha abanyarwanda so biroroshye cyane ko umuntu muhuje values cyangwa se muhuje uburyo ki mutekereza ku buzima biroroha cyane ko mugira ibyo mukorana tu kandi birabatu wafashe gute wakiriye gute kuba inshuti yawe babanye muri bino bintu cyane wafashe umwanzuro wo kujya muri gospel to be honest ntabwo byantunguye ko Meddy niwe muntu yari we na mbere yuko abivuga Meddy yari umuntu ukunda Imana icyo yakoze ubu ngubu nibaza ko ari gushyira ibintu mu bikorwa ariko he has always been that person yahoze ari uwo muntu yari umumbo murakoze man murakoze bagiye kubaza